ko na mbere y'ukuri yapfa ngo hari nundi uretse ko ayo makuru ntarayafata neza ku buryo ni byavuzwe kandi bivugwa no mu muryango yego banyakwigendera so urumva rero mu by'ukuri ko hari nundi wishe umugore we nanone shakarande zibaho kuko no muri bari abana bagiye bavutse yaba ari abasaza be yaba ari abana bari barabyaye nabo ntekeza ko bazakurana igikomere nka email nka 30 izo email zose ikiganiro cyose usoye nkazandi izo email zose nkandika comment zigusenya muri bya biganiro byawe ukora cyangwa se zigasenya umutumirwa watumiye ndabyemera yego rero abantu bazajya babona comment rimwe na rimwe wowe uzajye wumva ushyiremo analyse mu nyunabwenge yawe tugendere kuri comment abandi bantu banditse kandi bibaho umuntu umwe yakandika tuku umuntu abandi bagahita bari praying bamutuka bakamanuka bakagenda kuri ya comment yego mbese nicyo kintu wa mugani abantu hari umuntu yigeze kwandika muri comment atari kubundi abantu mumeruti ati rwema ubwo yari rwema uyu munsi araza mukamutuka comment 200 zikuzura ati none uyu munsi yasa ikindi kiganiro noneho muramushinye tubundi abantu bo kuri YouTube mumera guti mbese ntago wamenya ikintu kiri mu bantu ngiye byaranshanze hanyuma urabona AZARIA uyu munsi yari kuri brigade ntago aramanuka yego ntabwo aramanuka urabona byibuze hari amahirwe nta sando ngiye ko kiriya cyaha gikomeye kirakomeye kandi nibindi sinzi niba wenda wanyemerera nka shyiramo rino jwi cyangwa se rino tangazo ry'umuvugizi wa RIB nta kibazo wenda tukabanza tukaryumva tukumva wenda nibi byaha bitandatu akurikiranweho kugira ngo wenda tujye twabihuza n'impamvu y'isubikwa ry'urubanza noneho tunarebe etse byoroshye mu kigero kingana iki ntabwo byoroshye kabisa nabonaga n'umuryango we ubabaye ubona papa we ni mukuru ni umupapa mukuru ariko ubona yuko kubyakira biragoye bikigoye kubyakira biragoye ngayo nguko nyine abakunda AZARIA mukomeze mu musengere muwe hafi ariko kana none n'abakunda Esther bakomeze bamusengere kuko ujya muri RIB ugatanga amakuru nimba ko ayo makuru yafite ukavuga uti hari umupasiteri cyangwa se reka tuvuge uyita umupasiteri ukorana n'ibigarasha ataho kugira ngo uhitubizana kuri izi mbuga nkoranyambaga biraza kumara iki ko nanone abapasiteri mukomeje nanone gutukisha rya zina ry'Imana bumve byinshi ariko bavuge bike yego kandi ikindi nababwira ngo nagira inama cyane cyane abakozi b'Imana bakizwe bari ku mwuka w'ubugome kuko sando hari ikintu umuntu akora ukabona ko atari umubabaro ukabona ko atari uguhemukirwa ukabona ko ari ubugome nukuri ndabyemera nta kintu nababwira abakozi b'Imana reka nabarebe niba muri no kundeba nababwira ngo ni mureke umwuka w'ubugome cyangwa se umwuka w'urwangano rurenze cyangwa se nimukizwe muhinduke kuko sinzi umuntu wegeze kubivuga ariko ngicyo nabwira abantu ntabwira iba ritobamye ryagaburira umuntu amazi mazima bakunzi ba GASARO TV tubahaye ikaze aho muri mu mpande zose z'isi ndetse naho muri migabane yose y'isi nkubwira ngo wowe ukunda Imana cyangwa se ukunda ibyo dukora wakomeza udushyigikira unashyigikira umurimo w'Imana ukanda kuri YouTube channel ya Beraka Choir nakubwira yuko ari korali nziza cyane ndetse ifite ubutumwa bwiza bw'Imana nkubwira ngo rero kanda like ndetse utange na comment uraba ushyigikiye umurimo w'Imana ugere ku isi yose nongera nkubwira kandi ukeneye ibyo kurya by'amoko yose ndetse n'ibyo kunywa wagana John Step nakubwira ko dufite ibyo kurya byiza ndetse n'ibyo kunywa by'akarusho ikawa nziza cyane dukorera hano Kimihurura hafi y'agasoko ko mu Rugando by'akarusho kandi dufite ishami hano igikondo aho waba uri hose rero nta mwanya ufite wo kujyayo twagukorera delivery kandi bikakugeraho mu buryo bwihuse udukeneye rero waduhamagara kuri nimero 0786 22 2091 cyangwa se ugahamagara 079 20 52 317 nkubwira ngo uzaryoherwa kandi abashaka kumbona nzi neza ko nimugana John Step muzahansanga kandi muzishima GASARO TV bakunzi ba GASARO TV n'impemburo TV tubahaye ikaze umerere mu mande zose z'isi turabasuje cyane abari mu Rwanda n'abari muri diaspora turabakunda cyane bose tugiye kuganira n'impemburo nizere ko tugiye guhembuka atari bimwe byawe ariko turahembuka wari umeze gute yameze neza ndashima Imana
akaba ari Vitali abantu benshi baramuzi reka muvuge ngewe umuntu usaba kwivuga n'umuntu utazwe ku imihanda barakuzi gusa ni benshi banzira baragafashe ahaha wari umeze neza ariko ya nukuri meze neza ndashimira Imana ndanabona n'abantu bari guhembuka mwaka mushya rero kuri twese wowe utangiye neza ya umwaka ngutangiye neza nubwo wenda nawe utangiye hariho utuntu tw'ukwize tw'uburwayi ariko ntabwo byari bikaze cyane wari urwaye Imana ishimwe ko yabigenje neza ukaba wakira ni ukuri Imana ihabwa icyubahiro amen uyu munsi ko biza kugoranara kubaza umunyamakuru mugenzi aya ntabwo biri bugorane ikiganiro cyabo kiba gikakaye kigoye uramubaza aho kugira ngo usubize nawe agahita kubaza ngaho ubwo se warabyumva ute ariko niyo mpamvu rero ariko nizere ko turaganira neza kandi nawe dukomerekeje hanyuma Vita navuga turi ku munsi wo kwa gatanu ku munsi wo kwa gatatu twari kumwe ku rukiko rukuru nubwo haraba numvishe babyitiranya n'urw'ibanze ni urukiko rw'ubucuruzi rufatanye n'urw'ibanze urukuru ruri haruguru gatoya oya ruriya ni urukuru mwana je suis sûr et certain okay abantu benshi bayita urukiko abanyamakuru dusome pe kuko ariko inyuma iyo uzengurutse inyuma hamwe inyuma ni urukiko rutoya yamaze ari inyuma ni uruto ahubwo ya etaje nirwo ubwo rukuru reka mbabwize uko ibi bintu bizagorana abanyamakuru twongere dusome pe ndaje ndebe mu kavideo nafashe ni ukuri kuko nafashe ntuza nafashe kira cyapa uragafitemo telefone yawe okay uhita urebamo uraza kutubwira pe uratubwira hanyuma Vita aribwo umugore witwa Shanita navuga yarihekuye yica umugabo we ndetse afatanyije na basaza be aho mu rubanza byaramarira menshi cyane byari biteye ubwoba umuryango byari biteye ubwoba umuryango wa nyakwigendera Kristi kwihangana kabisa byaranze weru navuga ubujurire bw'abari abantu bundi babubonye gute ngiye uko nabubonye burya buri muntu wese umuntu uri mu gihano hari igihe igihano kimurya bitewe n'igihe gishize ahanwa agatekereza agasanga ibyo yakoze ntiyarakwiye kubikora bigatuma yirebaho agasanga ububabare amaze kugira yajurira kugira ngo agabanyirizwe ibihano wowe ubona byari ngombwa se ko buriya bajurira mbo ku ruhande rw'abajurira burya ni ngombwa ariko ku ruhande rw'abahemukiwe rw'abiciye umuntu iyo umuntu ajurira akongera agasubiramo ibyo yakoze bongera baba bameze nk'aho bari kongera gukora muri cya gisebe nabwo kitari cyakira rero kuwahanwe mu by'ukuri iyo yicaye akumva icyo yakoze nticyari gikwiye icyo bakoze numvishemo kitari cyiza nuko baje bameze nk'abari guhindura ibyo bari bavuze ndetse hakagira bamwe bashaka kongera gukuraho icyaha nibyo bintu bimeze nk'aho ushobora kureba ukabona baricaye baravuga ngo wenda fungwa wowe cyangwa se ukavuga ngo reka mwebwe mbabohore mwitahire ngiye ari ngiye ufunga n'iki kintu ushobora no muri record kabisa yejo nabivuzemo bari abantu barateguye kuko urabona ko umwe yavugaga ibitandukanye n'ibyo yemeye mu mabazwa yagiye abanze ugasanga n'ubushinjacyaha baravuga atese ko wivugiye ibi byagenze bite urasanga bari gukavaringana byibuze ati umwe muri twasohoke hanyuma twebwe azatwiteho niko mbitekereza yego nicyo kintu nanjye nabonyemo kuko niba baravuze ngo umwe yakoze ibi undi afata amaguru undi mutera icyuma hanyuma mu kujurira mukavuga ngo n'uyu nahamagaye gusa hanyuma abari wuza amutera icyuma asinziriye urumva ko ibyo bavuze bari bameze nk'abari gushaka kugira uwo barekura ngo agenda akurikirana ibintu ariko nanone iyo urebye usanga kuwajuriye nyine igihano cyaramuriye asanga ibyo yakoze ntiyarakwiye kubikora cyangwa se asanga n'amafaranga yashakaga niba ari amafaranga cyangwa se ari ubutunzi yashakaga cyangwa se ari nuko gucibwa inyuma yarari guharanira asanga n'ubundi bitari kumubuza kubaho cyangwa se ibyo yakoze byatumye agera ahantu ngahariye akicuza yakicuza akavuga ngo icyampa Imana kagabanyirizwa hanyuma hari witwa François Habimana François Habimana nawe mu magambo yivugiye mu rukiko yaravuze uti none se ngewe ndi umusazi go gupfa kuza ngahita ninjira mu nzu y'umuntu
urumva hashize akanya nanone arongera abihindura uti naragiye kubw'umujinya mpita mutera icyuma ariko mu rukiko presidente abakurikiye cyane hati mu mwanya muto uravuze ngo sindi umusazi sinihamagaye ngo ngende nica umuntu undi mwanya uri kuvuga ngo waragiye kubera urakara urambiwe mushike gora kutakira gora kuririra akuregera umugabo we kamuca inyuma kamukubita uhita ugenda umutera icyuma ati izo mvugo urumva ko n'imvugo zivuruguruzanya ariko nanone ukabona ko witwa François we asa n'uwemera we aremera ariko bigaragare ko hari uburyo bundi muri gereza aho bafungiye baganiriye bakicara bakaganira bakavuga ngo reka wowe uzatahe cyangwa se dushaka uburyo ki tukugabanyiriza uzatahe ariko ahantu ushobora kwibaza nkavuga ngo ese abantu bose bashyamiranye umugore n'umugabo bagashyamirana niba umwe atabaje abavandimwe cyangwa se agatabaza iwabo ni ngombwa ngo bafate decision yo kwica uwo muntu oya no bunyamaswa ese ntibabagira inama yo gutandukana aho gufata decision ngo nari ndambiwe guhora ntakira mfata decision yo kumwica nabwo no bunyamaswa cyane hanyuma nabonye no muri comment ejo aravuga ngo ariko wa mugore imitungo ubundi umugabo yari yaraguhaye ntago yari naguhagije hanyuma abandi barandika ngo ese ko mudashyiraho ko mwamukase n'ubugabo bwe bubona ko ari story y'abantu bari batuye hafi yabo ubona ko mbese ni ibintu byakoranwe navuga sha wabonye mu rukiko uyu mudamu akimara nyine kuvuga ibyo ashingira hajurira abantu kwihangana byaranze bararira kugeza nabwo presidente w'urukiko yasabye ko ababyeyi bakuru badafite umutima ukomeye babasohora bakajya singe nanasohotse ngira hanze sanga induru ni yose bari kuvuza induru n'agahinda n'umubabaro ati yongeye kudukomeretsa ati gushinyagura bari gushinyagura kandi ikintu cyabakomerekeje nuko ibyo yavuze mbere yaje abivuguruza none se urumva atari ubunyamaswa ngo ndashaka gusohoka ngo njye kurera abana ubwo koko wa mugani wa presidente urumva wajurira uvuga ngo nishe umugabo wanjye ndashaka kujya kurera abana ese wa mugani w'abantu kare bavugaga ejo ati ubundi abo bana bazagukunda ko ari kwakunda umwana nawe afata icyemezo ati wishe papa natwe reka twihorere ubundi bumva abo bana bamugira urukundo ariko urumva icyo gikomere ni igikomere giteye ubwoba kuri abo bana kumva azakura bavuga ngo mama we niwe wishe ni igikomere cyane kandi ndetse n'uriya muryango nawo ntekereza ko ari igikomere nubwo ntarashyikira neza aya makuru ariko numvishe bimeze nkaho ari karande iri muri uriya muryango yego numvishe bimeze ngira ngo wumvishe ko n'inama zaberaga kwa mama wabo ko na mbere y'uko uriya apfa ngo hari n'undi uretse ko ayo makuru ntarayafata neza ku buryo ni ibyavuzwe kandi bivugwa no mu muryango wa nyakwigendera so urumva rero mu by'ukuri ko hari n'undi wishe umugore we nanone shakarande zibaho kuko no muri bari abana bagiye bavutse yaba ari abasaza be yaba ari bari abana bari barabyaye nabo ntekereza ko bazakurana igikomere cyuko mu muryango wabo mushiki wabo cyangwa se nyirasenge yishe umugabo we ni igikomere bazakurana ndetse ayo magambo ntekereza ko bizajya bigorana kugira ngo abave mu mitima yabo sha ni ukwihangana ariko sha ntabwo byoroshye pe hanyuma mu ndishyi umudamu uti nangira modoka nyifiteho uburenganzira urumva icyo kintu wishe umuntu w'abantu ndetse wa mugani ubushinjacyaha bwavugaga ati uriya mugabo wishe ni wa muntu ikintu giteye ugomba gufata iya mbere akaba ari ugutabara atari ko wikora mu nda hanyuma byagera ku ndishyi bavuga ngo amafaranga asazava he kandi ibyo wa mugani bigenwa n'urukiko ati imodoka nanjye numva itakagurishijwe kuko nyifite uburenganzira uri kuburana ko wishe umuntu ahubwo uracyareba nibyo mu muryango wa nyakwigendera bavugaga ataracyanareba n'ibiri hanze uyu munsi bigaragare ko uwo muryango nta no kwicuza ufite nta kwicuza ubona ko nta kwicuza bafite ndetse n'icyababaje uyu muryango wahemukiwe kuko bagiye no kwaka izo ndishyi ntibazibona bitewe n'uko basanze barajuriye ntibazibona bajya kureba iyo modoka kureba amafaranga kandi urumva nibyo biri kurera b'abana yego
hako niyo babona indishyi zingana utesesha uwagiye aba yagiye vita nawe ubundi nta kundi byagenda ahubwo gusa wa mugani wa presidente abantu baje bicara batekereze igihe habaye amakimbirane nibibe kuba umuntu yakimbirana mugenzi we akoreshe umujinya cyangwa se akoresha izindi mbaraga kuko bishobora kuviramo urupfu bishobora kuviramo ibindi bintu ariko sinekereza wa mugani ukuntu umwe agira igitekerezo akakigezaho undi akakigezaho wa gatatu bakakigeza kuri nyina nta n'umwe navuga uti nyamara reka ntanga amakuru ko hari umuntu ugiye kuzavutswa ubuzima iyo ni yakarande twavugaga ni yakarande gusa nyine twihanganisha umuryango abantu benshi bagiye bibaza ngo se kuki mama waba bantu adafunzwe bagenda babyibazaho cyane ariko burya umubyeyi hari ingingo imurengera gushura aho kanura kazi numvaga bari kuvuga ngo na nyina arafunzwe hari ngo hasanzwe hari ingingo irengera umubyeyi kuba yahishira umwana we kiretse iyo aza kubikora cyangwa se nawe akaba nyine umufatanya cyaha muri icyo cyaha nyine cyo kumutwara cyo kumukura mu rugo cyo kumwica ariko kuba yaramuhishiriye iyo ngingo nyine iramurengera hari ingingo ziba zinarenze kandi ngo iyo ngeze aha ndavuga ngo umubyeyi yubahwe shano kuri kwimana nuko umubyeyi yubahwe kandi François yavuye kwica muramubi aragenda abwira nyina n'ubushinjacyaha bwabivuze nge nibo ndi gukotinga aragenda abwira nyina ati mama misiyo turayirangije turamunanguye sibyo nyina ati noneho ngwino turyame sibyo aragenda bararyama byumvikane ko kuba umuntu yarapfuye nyina nawe witwa Marceline yarabifitemo uruhare anabizi ariko yanginga ikaza ntirebe ku mubyeyi ntirebe ngo kubera ko umubyeyi yahishiriye amakuru kandi abizi ko umwana we ari bwice umuntu iyi ngingo iramurengera aho kugira ngo ashyire umwana we hanze reka ingingo imurengera urumva ibyo bintu urumva yisigeze ariko amakuru mfite nuko uwo mubyeyi nawe yese yimuka aho yarari ntago abaturage bari kumworohera ngaho yanyuraga hose abaturage ati abicanyi ngajya kuba niba ari nijabana nihe bahise bamwimura ngo bahise bamwimura ariko naho ngo byageze aho ngaho amakuru n'ubundi aramenyekana urumva se icyo kintu cyatari igikomera aho unyuze hose ati dore babicanye ntago abantu bo bari kumworohera abantu bo donc bo ntago baba babyumva uburyo ki we atafungwa kuko n'iryo tegeko ntago baba barizi niyo ngingo ntago baba bayizi bo bari no kwihanira ndetse ko kwihanira bitemewe nabo bari guhanwa iyo bihanira ariko kubw'umubabaro ndetse no kubw'ibyo batekereza no kubw'umuntu bari babuze bashobora kuba bari kwihanira niyo mpamvu wenda buri bahisemo guhita bamwimura bamujyana aho ngaho bamukura muri quartier ayo mahano yabaye atuyemo shani hatari nukuri ni hatari gusa Satani aje navuga ababarira imiryango ariko birakabije abantu batatu bose koko biteye agahinda biteye n'ubwoba kubona abantu batatu bavukana bahagaze ngo bishe kandi noneho shaye ikibabaje harimo uwari hagati witwa Kamayirese Janvier nawe aravuga uti muramu wanjye niyo twasangiraga twajyaga inama ariko wa mugani atazi ikimutegereje urumva icyo kintu niyo mpamvu ushobora kwicarana n'umuntu rozi ko ari inshuti yawe ariko kwigaho urumva icyo kintu kandi uretse Imana yonyine yarengera abantu sando ariko naho ubundi ku muntu we ntabwo yapfa gutahura umuntu ngamenye ngo uyu muntu undiho tuganira dusangira ni muntu ki arantekerezaho iki shandi biragoye kandi biragoye ko umuntu yapfa kuguhemukira ku kigero gikomeye atari umuntu kuri hafi Imana ikomeze uriya muryango reka twikomereze hanyuma uriya munsi ariko hari imanza nyinshi koko zari nyinshi biteye ubwoba hari n'urubanza rw'umugabo witwa AZARIA yitwa Nshimyumukiza iryo yarafashe ni AZARIA ndetse bikarangira urwo rubanza narwo ewana rukomeye aho rwabereye mu muhezo yego wabonye ari ihe mpamvu AZARIA we none urubanza rwe rwagiye mu muhezo ni ya media n'ubundi ibyo byagiyeho n'ubundi media idasubira hanze kongera gukomeretsa wa mudamu wabonye mbese nkaho bitekerezaho iki wari wanabukereye uzi ko AZARIA rwose nari mpari ni kuko numvaga nifuza kuko hari ibyaha bitandatu umuvugizi wa Niba
yatangaje ko AZARIA akurikiranweho numvaga mfite amatsiko cyangwa se numvaga nifuza kumva bari kuburana numvaga nifuza bari kumva bari kuburana kuko twese kugeza amagingaya bino bintu by'aba bantu biraducanga kuko ntabwo tumenya ngo ukuri nukuhe kuko umugore aza mu itangazamakuru niwe waje bwa mbere ndetse azavuga uburyo ki mu muryango yashatsemo harimo karande harimo na za nyabingi ibyo ngibyo ukibaza ukavuga ngo ese nk'iki cyaha cyo gusebanya guharabika yego kirahamandi ko bose baza muri social media iki kintu ushobora kukibaza kuko umwe yaje asebye umuryango yashatsemo ndetse avuga ko nyirabukwe ari directrice w'ishuri ari mu ry'urushako umugabo akaba ari mwarimu ukibaza ukavuga ngo iri naryo ni wabyita ko yasebeje umuryango yashatsemo umugabo nawe araza noneho we aza akura umugore ho nyine amwambika ubusa kibaza avuga ngo hagati y'aba babiri nindi iki cyaha cyo gusebanya kiri buze gufata urumva ni ibyo bintu byari bintu y'amatsiko binatuma mpaguruka navuga ngo reka ngeyo nge kumva runo rubanza ya ntago byari byoroshye sando ntago byari byoroshye harya navuze mu muhezo ntabwo rwarasubitswe ya rwarasubitswe ni nabyo turi buze kugeraho ariko n'ubundi uretse ko rwari ruri mu muhezo yego rwari ruri mu muhezo uretse ko twasabye tukinginga tuvuga ngo nimutureke twumve runo rubanza baraza kutwemerera ndetse n'umuryango wa AZARIA nawo wari uhari bafite agahinda bafite agahinda wari uhari nabo barinjiye kugira ngo bumve urubanza kugira ngo bumve urubanza dosiye ye yari dosiye ye yitwa guhohotera uwacitse ku icumu niko dosiye ye yitwa yego hanyuma nabonye abantu benshi babiteraho comment nyine aho ngaho kuko impapuro ziba zimanitse hanze ziba zimanitse hanze bamwe bavuga ko twumvishe mu itangazamakuru bivugwa ko ari ibyaha bigeze muri 6 kuki iki ngiki ari cyo cyitiriwe dosiye benshi urumva hari amatsiko menshi yo kwibaza ngo kubera ikibi urumva twari gusubirizwa mu rubanza no mpamvu nyine nabukerejyayo hanyuma se turaza kwibaza hari amavideo yavuze umudamu we yajyaga amufata mbese atari gusambana reka mbivuge n'undi byaravuzwe ku mbuga nkoranyambaga kiriya nacyo ahubwo numvishe kigize icyaha cyane kuzana uwo mwashakanye ku mbuga nkoranyambaga ukamuharabika sibyo yego ese tukibaza noneho yari afite ibimenyetso kiriya gihe we yuko yakerekana ibyo bimenyetso ko umudamu we yasambanaga koko ntekereza ko niko ntekereza ko umuntu w'umugabo ubyaye kabiri ataza kuri social media ngo avuge ibintu nka biriya biremereye kuriya ku mugore we kandi azi ko benagize icyaha mu rundi ruhande adafite ibimenyetso byabyo uretse ko nanone yavugaga ko afite ibimenyetso ariko mu kiganiro nakoranye n'abahizi we yambwiye ko yageze kuri tele ajya kureba aho ibyo bimenyetso umugabo yavugaga byari biri arabibura yego arabibura ibyo by'amavideo arabibura ibyo bimenyetso nyine umugabo yavugaga yego ariko buriya wenda ibyo bimenyetso bizagaragarira mu rukiko nibiboneka buriya tuzabimenya mu rukiko hanyuma se ushoborerega gufata na video nyuma ukayibura n'urugero ubwo yibuze nabyo urumva bigize icyaha ko watangaje nyine ko izo video zihari kandi nta fact ufite hakuze ubundi ni nyine wavuze birakomeye biragoye ese abaye yabikozeho sando ni byiza cyangwa se birakwiye ko umugabo yazana ubwambure bw'umugore we ku social media oya ntabwo bikwiye kandi koko na Kirezi nawe ntibyari bikwiye ko aza guharabika umuryango yashatsemo kuri social media erega reka mbwire Vita nkatwaye abanyamakuru rimwe na rimwe baraturenganya ngo muri kwibasira mutesi cyangwa se runaka abo bantu batazanye inkuru zabo ku mihanda nta munyamakuru wabavugaho mwuka byaramo mujye munatubabarira ngiye birandakaze yo mbaraga abanyamakuru noneho mwabonye inkuru nyine twayibonye kuko ari nk'abantu bajya bandika muri comment bakavuga ngo Vitali izi nkuru tuzane nta kintu zitwigisha ariko mbibutse ko nta gitangazamakuru ishingiye kwigisha gusa itangazamakuru inashingiye no kumenyesha ni itangazamakuru inashingiye no kukugura ko gushimisha yego rero umunsi ushobora kumva inkuru itakwigisha ariko byibara basi nakumenyesha amakuru ariko sari n'uwo yigisha
si bibaho se nabyo biranashoboka. So rero akenshi twebwe tuvuga ibintu abantu bo bari expose, nta gitangazamakuru rya expose abantu bari expose, no twebwe tugatangaza ibyo exposition y'abantu yabo. Yego, none se rwose ari igihe baturenganya kandi wa mugani inkuru yose wakora ntujye ubura umuntu kuvuga ngo iyi nkuru ntakitwigisha cyane. Ni nziza njya mbibonamo ukabona ngo si inkuru ngo akamaro ni nakaye, kandi mu by'ukuri nimba nzanye iyo nkuru ishobora kutakwigisha ariko ikigisha abandi 10. Ngereka ngo urugero ari muri ira minsi zira nkuru za Mutesi zirimo zira trending, uretse ko uyu munsi zitazarangira ku yandi macano ntabwo zirarangira, ariko zirimo ziraba cyane mo hagati. Abantu baravuga ngo Vitali subira mu nkuru zawe. Ndavuga ngo nizi ndimo nizanjye, ati subira mu cyaro. Ndavuga ati nzajya iminsi mikuru nirangira. Ariko nabone nakuze inkuru yo mu cyaro nasuye umuntu rekane kumuvuga, mbona umuntu handitse muri comment Vitali wigize umuntu utabariza abantu cyane. Just nkibaza none se abantu bashaka mu by'ukuri ntabarije umuntu wenda kubw'amahirwe arafashije, ariko hari undi muntu utabibonye neza. So rero nta kintu cyanezeza abantu. Tunibutse n'abantu ko mu comment bazajya babona bandika kuri social media bajye bamenya ko hari comment zitabarizanyazo. Sando nge nkaba mpanganye nawe mu kibuga ku buryo ikintu cyose ukora ushobora kukodesha abantu bakandika comment bakurwanya, ku buryo nkangurira public gukurikira kumva ko ibyo ukora atari byo. Ya nkaba mfite nka email nka 30, izo email zose ikiganiro cyose usoye nkazandi izo email zose nkandika comment zigusenya muri bya biganiro byawe ukora, cyangwa se zigasenya umutumirwa watumiye. Ndabyemera. Yego, rero abantu bazajya babona comment rimwe na rimwe wowe uzajye wumva ushyiremo na analyse mu nyunabwenge yawe, ntugendere kuri comment abandi bantu banditse. Kandi bibaho umuntu umwe yakandika tuku umuntu wandi bagahita bari prayinga bamutuka bakamanuka bakagenda kuri ya comment. Yego, mbese nicyo kintu wa mugani abantu hari umuntu ugiye kwandika muri comment atari kubundi abantu mumeruti ati Rwema ubwo yari Rwema. Uyu munsi araza mukamutuka comment 200 zikuzura ati none uyu munsi yasa ikindi kiganiro noneho muramushinye tubundi abantu bo kuri YouTube mumera guti. Mbese ntago wamenya ikintu kiri mu bantu nge byaranshanze. Hanyuma urabona AZARIA uyu munsi yari kuri brigade ntago aramanuka. Yego, ntabwo aramanuka. Urabona byibuze hari amahirwe nta sando ko kiriya cyaha gikomeye. Kiriya cyaha kirakomeye kandi n'ibindi sinzi niba wenda wanyemerera nkashyira muri nojwi cyangwa se rino tangazo ry'umuvugizi wa RIB. Nta kibazo. Wenda tukabanza tukaryumva tukumva wenda nibi byaha 6 akurikiranweho kugira ngo wenda tujye twabihuza n'impamvu y'isubikwa ry'urubanza. Noneho tunarebe etse byoroshye ku kigero kingana iki. Ngewe nabonye bikomeye. Birakomeye pe. Birakomeye pe. Kuko kiriya ni icyaha navuga kimuhamye n'imyaka azarya myinshi cyane. Kirakomeye kuko umuvugizi we yavuze ko icyaha gikuru cyangwa se igihano gikuru muri ibi byaha ni burundu. Igitoya ni umwaka. Urumva rero ntago byoroshye, sinavuga ko byoroshye, gusa cyo twabwira abantu bakunda AZARIA bamusengere. Abantu bajye bitondera imbuga nkoranyambaga, bajye bazitondera cyane. Ni nziza ariko nanone wa mugani ni mbi. Ariko sisando wenda ntarashyira mu rinojwe. Nanjye reka nkubaze nubwo ari nge mutumirwa uyu munsi. Nari mbizi ko tutasoza utambajije. Buriya ubona AZARIA yaza gutanga umugore we kurega cyari kugenda gute? Okay, uko mbibona nkanjye iyo aza kumutanga kurega ariko nanone nawe ataje kumwambika ubusa ku karubanda. Niko mbitekereza. Ikiriya gihe umugore we yaje muri social media kuba yamusebye. Wibuke ko bose bambikanye ubusa. Yego, bambikanye ubusa. Ndabyemera. Bambikanye ubusa. Nibyo nyine nari ndi kubwira. AZARIA we icyo yagize faiblesse yuko ntabwo yabashije kwihangana avuga ati ibi ngibi yankoreye ni icyaha. Bigize icyaha sibyo, ariko uziko Vita gusebereza umuntu ku mbuga nkoranyambaga ari icyaha. Ukaza ukavuga uti Sandrine gutya ukamusebya. Ashyiramo n'ikindi kintu gikomeye ndetse muri iki gihugu cyacu twese tubizi ko icyo kintu kitahaba, reka mbivuge gutyo, cyo kuvuga ngo yaranshimutishije. Ati yaranshimutishije mbahandi igihe kingana gutya. Twebwe twavugishije ibitaro byakiriye AZARIA. Harya nibiye bitaro ni bya Rukara, Centre de Santé ya Rukara. Batubwira ko AZARIA mu biganiro yatangaje ko haje abagira neza amazemo igihe
atarabona ubwishyu hazaba agira neza baramwishyurira ndetse atubwira ko yamazemo amezi niba 6 niba rangahe ariko tubajije ibitaro bitubwira ko azara yiyishyuriye 8,000 n'ibindi biceri ndetse ko icyo gihe cyose atigeze akimara tubabaje kubijyanye no gushimutwa ari ukuntu umuntu atagusubiza kukumva ko nabwo agusubije udokiteri wumva abaye nk'umuntu wikanze kubw'ibyo ngibyo aravanga ibyo ngibyo ntabwo ari ibyacu twebwe icyo dushinzwe no kuvura umuntu ariko wumva nyine asa nko wikanze kwa byumvikane se kazariya yabeshyaga byumvikane ko harimo ibyo yabeshye kuko niba yaravuze ko yishyuriwe dogiteri akatubwira ko we yiyishyuriye 8,000 muri ayo mezi 6 yose se yishyuye 8 gusa ngigihe yamazemo ategereje ku umwishyurira kiruta icyo yivuje muri make ameze nkaho yari yafungiye mu bitaro ariko muri centre de santé ntago ntekereza mu ma centre de santé tuzi en plus yo mu ntara baraba gufungira mu bitaro ni kibazo se abarwayi bafungirwa mu bitaro none tukibaza nimero yibutse akimara kuva muri koma nizo umugore we nizo bahamagaye hangana twaribaje turavuga ngo ese kuki atazibutse avuga ngo uyu muntu ni uri inyuma y'ishimutwa ryanjye akazitanga nk'umuntu wamugiraho vuba akazi nibwo buryo yazitanzemo yazitanze nk'umuntu wamushimutishije kandi ni udonko yavuze ko umugore yamurebye ahantu yarari aramusaba aramumwima ibintu nk'ibyo nyine ngo aravanga abagore bagira impuwe ashobora guhita yego narabyumvishe reka nkiheme ibi bya 6 wenda abantu banze bavyumve volume kari nkeya arakekwa kuba yarabikoze mu bihe bitandukanye abikorera umugore we iperereza ry'ibanze rigaragaza ko intandaro yo kumuhoza ku nkeke no kugera aho acura umugambi wo kumwica bishingiye ku makimbirane ari hagati ya bombi yaramaze igihe kirekire Nshimiyumukiza Azaria akaba yarifashishaga ndetse n'imbuga nkoranyambaga harimo za YouTube nka bumwe mu buryo yakoreshaga ashyira ku nkeke umugore we ibi byose bikaba byarabereye mu karere ka Nyarugenge umurenge wa Kigali akagari ka Nyabugogo umudugudu wa Gatare uwafashwe afungiye kuri sitasiyo ya Nyamirambo mu gihe iperereza rikomeje kugira ngo hakorwe dosiye ishyikirizwe ubushinjacyaha mu bihano ashobora guhabwa ibi byaha uko ari 6 bihanwa n'ibihano bitandukanye igihano gikuru muri byo igifungo cya burundu igito muri byo ni umwaka umwe w'igifungo ubutumwa rero bitanga birasaba abantu kugira ubworoherane hagati y'abashakanye bo rero bigomba kuba akarusho kugira ubwo bworoherane no gukemura amakimbirane gukoresha umutungo nabi ubwo ni mu buhe buryo Azariya nawe ko yafunguwe akavuga uti njyewe noneho uretse uyu mupira wonyine ni uko umugore yavugaga ko amafaranga amwe yajyanaga mu kiryabarezi muri betting ni muri betting kwa ariko byose ni kimwe ni ngo yajyanaga muri betting yego ntekereza ko dushingiye ku byo twumvishe twabihuza wenda n'iki cyaha ariko ntabwo tuzi nyirizina kuko urumva nabo bakoze iperereza ryabo kugira ngo basore rino tangazo ntabwo tuzi icyo bashingiyeho kuri iki cyaha oya ariko ni subize kari cyase yego ariko twebwe turimo turavuga dushingiye kuri iki cyaha ndetse n'ibyo twumvishe muri social media twavuga ko wenda ari ayo makuru twumvishe yuko amafaranga yajyanaga muri betting imusange pe ntago byoroshye kabisa nabonaga n'umuryango we sha ubabaye ubona papa we ni mukuru ni umupapa mukuru ariko ubona yuko kubyakira biragoye bikigoye kubyakira biragoye ntabwo twabashije gukorana ikiganiro ariko bari kutwereka impapuro bafite bajya kurangisha Azariya kuko Azariya muri icyo gihe cyo kubura ngo bagiye kumurangisha yego bajya kumurangisha izo mpapuro ariko mushiki we wa Azariya mu mpapuro yarafite yatubwiraga ko yagiye gutanga ikirego cye cyakirwa nyuma y'icya Esther
ntabwo twabashije kuganira ngo dusobanurire impamvu atubwire byose, ariko mu byo yabashije kutubwira yatubwiye ko ngo cyakiriwe nyuma. Esther Murega Esther mbo ayishinganisha kwa niba ari kwishinganisha, niba ari ugutanga ikirego cyo kumugabo we amuhoza ku nkiki adahari ni mbere yuko abaregana, ni muri icyo gihe cyo kubura, kuko urumva ko n'umuryango we wagiye waramushakishije ngo uramubura, ndetse ujya no gutanga ikirego cyo kumugabo yavuze. Yego, kandi n'umugore we yari yatanze ikirego nshingiye ku byo mushiki we yatuganirije. ubwo se urumva yamushimutisha agatanga n'ikirego buriya nanone urumva ntabwo ni ibintu nyine yakitabariza, ntabwo yaba yabikoze ngo ajye kwitabariza. Ariko nanone uretse ko ahangani tuvuga turahagarara hagati, nanone uretse ko umuntu ashobora gukora ikintu agatanga umugabo wo kujya akabitanga nk'umugabo kugira ngo umunsi byageze hanze azaba afite proof yuko icyo kintu atakirimo. Ariko kandi nanone tugarutse ushobora gusanga ukavuga ngo ntago umuntu ufite umutima yashimutisha umuntu narangiza ngo ajye no gutanga ikirego amushakisha. Social media ni hatari. Social media ni hatari iyo utazikoresheje neza nyine shazi kubyarira amazi nk'ibisusa. Niyo mpamvu rero abantu twakitondeye imbuga nkoranyambaga, zaba WhatsApp, zaba YouTube, zaba mbese hari imbuga nkoranyambaga zigira akamaro ariko ntizigira ndeka mvuge ngo nizibura akamaro, wowe ukazikoresha uzi ko ari mu nyungu zawe ariko ugasanga byakugeza kure. Numva rero abantu bitonde kuko burya icyiza cyose kigira n'ikibi. Iyo wakoresheje ikintu nabi ubona ibibi cyangwa se ubona imbuto zivuye mu buryo bubi wakoreshejemo ikintu, ariko kandi iyo ugikoresheje neza ubona ibyiza bivuye muri bwa bwiza wakoreye inyuma cya kintu. Hanyuma ku munsi w'ejo nanone nibwo nkakoranye ikiganiro na Pastor Claude. Twari tutaragira ku isubikwa ry'urubanza. Yego. Twari tutarahagera. Turi kugira ngo wenda abantu bashobora kuba bumvise twavuze ibi bakagira ngo nibyo tuje gusubiramo, ariko tuje kubabwira ko urubanza rwa AZARIA Umukiza ndetse na Ikirezi Esther rwasubitswe rero kubwiziye impamvu. AZARIA yaje nta umuhagarariye umwunganira mu mategeko, ndetse avuga ko yamusabye ko yasubikisha urubanza kugira ngo abanza aboneke. Yego. Rero perezida w'urukiko avuga ko ni uburenganzira bwe kugira umwunganizi mu mategeko, avuga ko urubanza rusubitswe rwa AZARIA Umukiza. Niyo mpamvu rwasubitswe nuko uwunganira AZARIA mu mategeko ntabwo yabashije kuboneka. Niyo mpamvu urubanza rwe basubitswe. Ngayo nguko nyine abakunda AZARIA mukomeze bamusengere mu we hafi. Ariko kana none n'abakunda Esther bakomeze bamusengere kuko buri muntu wese ku ruhande rwe. Bavuze ariko itariki. Ntabwo itariki sinahavuye nyumvisha kuko uzi ko twaturi no mu rundi rubanza ntabwo nayumvisha, ariko bishoboka ko ari kuwa gatatu tena. Ejo bundi. Uretse ko ntabwo itariki ndayumva ngo mbe nayigira confirmer, ariko nshingiye ku mupolisi wari kubarinda ku byabaje kutubwira, yatubwiye ko bishobora kuzaba ari kuwa gatatu. Okay. Ngo naho tuzagerayo cyangwa se tugerageze tubaze bamwe muri abo ngabo batubwira. Naho no kugerayo da. Twikomereze. Claude aho nabonye hari umupasteri yavuzeho ati akorana n'ibigarasha, sinamenya buriya ingano cyangwa se uko umuntu ahita amenya ko umuntu akorana n'ibigarasha. Niba ari abo byo bigarasha bimuha amakuru, mbese harimo amagambo navuga aremereye cyangwa se amagambo akomeye. Aho yakoze ikiganiro ku Membura, akora ikiganiro no ku zindi cano zigiye zitandukanye. Umbajije nk'umunyamakuru, umbajije nk'umukristo, umbajije nk'umuturage, nagira ngo kugira ngo igisubizo nza gusubiza abantu bazi kucyumva muri context y'icyo umbarijemo. Ubajije nk'uwakoze ikiganiro. Just umaje nk'umunyamakuru. Nta kibazo. Cyangwa se wowe subiza mu buryo wowe muri position yawe. Uko ndi bugisubiza abantu bagifata kuko ngisubije nk'umunyamakuru. Nk'uwakoze icyo kiganiro gikoranye n'abandi bagenzi banjye bari bahari. Aha. Umbajije ko yakoze ikiganiro nyine yaragikoze. Ikiganiro twaragikoranye ndetse hari cano nyinshi zigize nko muri 5 bateresha 3. Hari ameze nka press conference. Yari press conference, hari kamera nyinshi cyane. Ntumaze ko babimenye. Ariko nyine ni ikiganiro cyabaye. Yego.
urajya nkuvuge ku kise kubigarasha se oya hanyuma navuga hari umupasteri nakakubikikubaje gushaka kutacyumvishije yabashije kuba yakibasira ari we ngo ni Serene nziza ne nziza siko yitwa Sirindi ntabwo warurize uko nyanumva bamwica ntago mvyizi pe sinkubeshye numva bisa naho nawe ari kumushyira mu majwi y'abantu bakorana n'ibigarasha ndetse aho nabonye amakomenti amwe hari abatishimiye kuba yafata umukozi w'Imana mugenzi we akaba yahita bizana kuri iyi mihanda tese Claude iyo ujya muri ribu ugatanga amakuru nimba ko ayo makuru yafite ukavuga uti hari umupasteri cyangwa se reka tuvuge uyita umupasteri ukorana n'ibigarasha ataho kugira ngo uhitubizana kuri izi mbuga nkoranyambaga biraza kumara iki ko nanone abapasteri mukomeje nanone gutukisha rya zina ry'Imana nyine bimaze kuba agaterana nzamune ko bajya bavuga simbizi ariko sando birababaje kuko nge mbona uyu ari umugambi wa Satani wo kugira ngo abakozi b'Imana basubiranemo be kurwanya ikibi cyangwa se be kurwanya umwanzi ubwo ndavuga icyaha cyangwa se ibyo tugenda tubona bimeze nk'inzaduka ariko kandi nanone bishobora gukura abantu ku Mana mbona ari umwuka Satani azana kugira ngo abapasteri bahugire mu guhangana no kurwana ariko be guhumuka amaso ngo bagire ikindi barwanye icyaha cyangwa se babwiriza abantu baze kuri Kristo kuko ntago umuntu yafata umwanya wo guhangana n'undi ngo batukane anabone n'umwanya wo gusengera abantu ntago bishoboka ikibazo samutaye twebwe nk'abanyamakuru isandu yo navuye kuri mikrofone nanjye ndasenga nkababara ariko nice kuri mikrofone kundi umunyamakuru ndi gukora ibiganiro ariko mbona ni umwuka wa Satani wo kugira ngo abapasteri bahangane cyangwa se bakubitana imitwe ariko bahugire muri ibyo ngibyo babura umwanya wo gusengera abantu biteye ubwoba havuyeho Eliane navuyeho Mutesi none uyu munsi yakurikiyeho uwitwa Serene ndetse hari naho nabonye muri comment ni ku kiganiro cyawe uti jya muri ribusha atubisobanure neza ati dore baranakureze ubisa naho hari abantu bafite andi makuru twebwe tutazi ntabwo twabizi yego twe ntabwo twabimenya ariko ngira ngo wayibonye nimba ugisoma comment zawe harabona abonye muri comment ati Claude ati yagiye muri ribu ahubwo azasobanura ibi bintu mbese bisa naho hari n'abandi bavuga ngo uri kwiregura kuko uzi ko amaze kuregwa wabigiye ubibona bisa naho nyine hari abantu bari inyuma baba bafite amakuru kurenza twebwe abanyamakuru birashoboka icyakora wenda ayo makuru baduhaye batumye tuyatekerezaho tugiye natwe kuyashaka kugira ngo tuyatangarize abantu tubabwire niba koko Claude yararezwe kuko twagiye tubyumva ko byaba ari agaterera nzama wa mugani agaterera nzama byabiteye ubwoba ariko sando sometime nubwo mu isengesho nyine hatabamo imipaka ariko gusenga bamwe nabonye babyita guhamba abantu mu butayu niko nabonye muri guta abantu mu mazi nabibonye biriya bintu wenda uretse ko abakozi b'Imana nyine batajya baregana batajya kuregana kuko umukozi w'Imana umwe yakoze ibi undi yakoze ibi basubijanyije ntago bajya kuregana ariko bikozwe n'umukozi w'Imana cyangwa se bikorwa n'undi muntu ku wundi muntu udakijijwe cyangwa se utari umukozi w'Imana tekereza ko yabimuregera Tibise guta umuntu mu mazi tekereza ko yabimuregera ariko uretse ko abakozi b'Imana ntibaregana ndetse yongoje yari kutubwira ati none se bura yabataye mu mazi baguyemo se ati ngewe niyo wambwira ngo ndembwa nta murizo mfite ntacyo bimbwiye nyine wenda nicyo cyiza cyo ko ari abakozi b'Imana bose tekereza ko wenda bashobora kutabikora ariko biramutse bibaye ku bantu batari abakozi b'Imana tekereza ko bitaba ari ibintu byiza ndetse bamwe na bamwe byabagezayo yego ntago byoroshye kabisa umva ntago byoroshye ribu nayo ifite akazi kenshi mu baturage nkatwe twese noneho ikanakagira mu bakozi b'Imana igeraho ukajya mu bakozi b'Imana kandi abakozi b'Imana aribo bagafashije ribu gukemura ibibazo bimwe na bimwe mu rwego rwo kubabwiriza none abakozi b'Imana nibo bari kongera ibibazo kuri ribu urumva ni ikintu kibabaje abakozi b'Imana bagakwiye gufasha leta mu nyigisho batanga mu myitwarire yabo ndetse no mu mibanire yabo myiza bagafasha leta kuko niba ari Paul wabivuze niba ari Yesu wabivuze yaravuze ngo mukore imirimo myiza nuko aba babona bahere ko bahinduke
bahindukirire Kristo. Rero iyo mirimo myiza ni ishobora no kubwiriza abantu bigatuma bamwe bareka ibiyobyabwenge, abandi bareka ubugome, abandi bareka ubwicanyi kuko twatangiriyeho tunavuga, abandi babwiriza imiryango. Ariko niba abakozi b'Imana bazakora nk'ibyo abandi bantu bakora, mu by'ukuri nyine leta ifite akazi kenshi. Kandi burya abakozi b'Imana ni ministeri yagakwiye gufasha inzego za leta cyane. Hanyuma hari iyo comment rero. Uravuga comment yo mu kiganiro cyawe? Nagiye mbona ariyo benshi barebeyeho iyo comment aho ivuga ngo ugiye kwisoma se? Reka nyisome. Oya uyisomera mu kiganiro cyanjye. Impamvu ntari bukwemerere kuyisomera mu kiganiro cyanjye nuko urajye mu kiganiro cyanjye ntayishyizemo. Harya wagiciyemo. Ngiye ntabwo nayishyizemo. Ahubwo ari kumbaza ngo impamvu ntayishyizemo ni iyi. Niyo mpamvu ngiye muri kiganiro ndi gukora ntuyisome, icyo akora abantu bo bayisomye baranayizi, sibyo? Kuko Sando nicyo kintu twahereyeho tuvuga. Muri social media Sando ushobora kwandika comment ikaza yanditseho agasaro. Shobora kuyishingiraho ngira ibintu runaka ntangaza kuko yanditswe n'umuntu uzwi ufite address. Sibyo? Yego. Pastor Selene yashobora kwandika comment, ni Pastor Selene turi kumubona. Ni umuntu uzwi ufite address dushobora gushingira kuri comment ye. Eliana ashobora kwandika comment. Mbese abantu bazwi. Just umuntu ufite address. Ariko mbabaro mbwiza ukuri. Kuko ikintu umaze kubona muri social media ni nabyo twigeze kuvuga kare, shobora kuba nkwanga. Ngewe nkaba mfite email nk'eshanu. Birashoboka cyane ko nabyo bitanashoboka. Nkaba nakandika comment ishobora kukwangisha abantu. Bose ishobora sinavuga ngo ikira kuguteza abantu. Iyo comment nkaba nayandika. Y'urwango cyangwa se y'ibindi bindi nkaba nayandika iyo comment. Ariko ndamutse nyanditse mu izina rya Vitali, Sandura mutse uyisomye wayishingiraho kuko Vitali ni umuntu waza akanabisobanura kuko ndahari ndazwi. Ariko se Sando uri umunyamakuru, comment idafite nyirayo utazwi, wayishingiraho uwo nyirayo yayisobanura? Wamukuraho yisobanura? Kereka bamubona ntekereza ko ubu nararibonye ribifite bamubona. Aha, mu gihe rero udatekereza ko byagera kuri izo nzego cyangwa se ngo atange ukuri, kuko twebwe ahangaha muri social media cyangwa abakozi b'Imana ntabwo ibyo bintu bigira muri ribu. Tuba turi kugira ngo duhereze abantu ukuri, kuko umukozi w'Imana niba muvugaho ikintu gishobora kumwangisha abantu, ushobora gushaka n'uwakivuze kugira ngo azatange ukuri kwacyo. Hanyuma ko wumva se niba abantu biri kuvugwa ko ibintu byageze muri ribu, ukaba nawe uri kubanga abakozi b'Imana ntibaregana. Nge ntabwo mbizi kuko na Paulo yaravuze ngo se muri mwebwe nta bakuru barimo, ngo niko yabajije abantu niba ari abikorinto, arabaza ngo se muri mwebwe nta bakuru barimo, kugira ngo abo hanze aribo babacira imanza. Ese muri mwe nta bakuru barimo? Rero byaba biteye agahinda kubona abakozi b'Imana bajya kuregana mu zindi nzego, keretse bibaye byananiranye hagati muri bo, cyangwa se gusabana imbabazi byananiranye. Birashoboka. Hanyuma se Vita, reka nkubwire aho ngaho ho nanone rero tutuma nkubaza ikibazo gikomeye kandi giteye n'ubwoba. Nimba koko umuntu ashobora kuza akavuga ngo Vitali cyangwa oya reka ndeke kuvuga Vitali, dufata urugero rw'izina Chantal n'urugero ati Chantal akorana n'ibigarasha, sibyo? Ni urugero. Ngewe nka Gasaro ndaje ndabisesenguye, mpamije ko wamugana ingende wamugana kuri ya comment, sibyo? Nta idea nimwe mfite koko wamugani wasanga ibyo binari byo. Niyo comment wamugani ni umuntu yanditse wenda wanga uwo muntu witwa Chantal, ariko oraje uricaye kuri channel runaka urajura bisesenguye ubigize ibindi mbese ubigize ibintu nkaho ari ukuri kandi nta makuru ufite. Icyo gihe se ubwo ngubwo uwo mukozi w'Imana we nawe ntibizamurenga akavuga uti niba ibintu ngewe bindenze, sibyo? Aho kugira ngo bindenge cyangwa se uyu muntu twe twafatana mu mashati, reka nitabaza izindi nzego. Sanda aho ngo birashoboka ndetse biranumvikana, kuko impamvu ya mbere ishobora kujyana n'umukozi w'Imana mu zindi nzego ni mu rwego rwo kugira ibintu clear, rwo kujya kubwira inzego ababwira ngo ibi bintu byatangajwe n'uyu muntu nge ntabwo nkorerana nabyo,
cyangwa se simbibamo. hari n'uwabibona wenda akabyizera izina rye ku rundi ruhande rikangirika. Yego. Hanyuma rero muri ibyo bintu ikintu ntekereza wenda ntabwo mbizi niba hari uwabikoze ariko bikunze nabyo tuzabimenya, ariko impamvu ishobora kumujyana mu nzego ni ukugira ngo icyo kintu kibe kiriya, kugira ngo n'inzego zitazamushidikanyaho bitewe n'uko byavuzwe mu ruhame. Icyo ni icyambere. Icya kabiri ni no kugira ngo wenda izo nzego zibe zasaba uwo muntu gukosora icyo kintu yavuze cyangwa se gutanga amakuru, kuko byanze bikunze umuntu ushingiye kuri iyo comment ashobora kuba azi uwo muntu wayanditse, yego, cyangwa se afite andi makuru nabyo birashoboka. N'urugero, yego. Rero umuntu kujyayo nge ntabwo narenganya uwagiye, niyo yaba ari papa agiyeyo sinamurenganya, reka bivuge gutyo, nuko abantu nyine mu myizerere baramwemera cyane. Niyo yajya kurega ntabwo namurenganya mvuga ngo umukozi w'Imana ukomeye yagiye kurega. Impamvu ni ukugira ngo icyo kintu kibe kiriya, ndetse n'abantu batavuga ngo umukozi w'Imana twari twizeye cyangwa se twari tuzi nk'uyu, ndetse ufite ibikorwa bimwe na bimwe binafitiye igihugu umumaro, akorana n'ibi bintu. Hari n'abatasubira muri service ze, exactly, zimwe muri bitewe n'urukundo bakunda igihugu, bakavuga ngo ntabwo twongera gusubira muri izi service. Bigatuma uyu mukozi w'Imana ajya kugira kino kintu clear cyo kugira ngo leta ikureho iki kintu. Ariko ngiye mbona bitarangirira aho ngaho, ari no kugira ngo nge siko ngiye ndavuga ari ngiye bibayeho, nanasaba n'inzego kugira ngo uyu muntu akosore kino kintu, kugira ngo in publicly abantu bacyumvishe bumve ko kitari cyo, kuko hari abantu batasubira muri services. Nge Sando buriya nge mu biganiro nkora, ariko reka ne kwinjira mu biganiro nkora, sibyo, ariko abantu barabibona. Nari mbaje kubwira ko iyo comment nge ntabwo nayishyizemo, ni kubw'amarangamutima yanjye cyangwa se ni kubw'ibitekerezo byanjye, kuko niba ntabona umuntu wayanditse, ngewe ntabwo mfite ubushobozi bwo kumubona. Niba ntamubona ngo azampa ikiganiro kijyanye n'iyo comment yanditse, atanga amakuru, ntabwo nge nayishingiraho cyane. Comment ishobora gushingira we nshobora gusoma comment ati bantu banditse gutya bakoretse gutya, hari n'abagututse, izo ndazisomye ziratambutse, ariko ntabwo nazishingiraho nzigire main y'ikiganiro cyanjye. Impamvu abantu bigeze kubona nshingira kuri comment yari yanditse, nayishingiyeho namaze kwandikira Liliane, nabwo ngo Liliane ashaka kumva ikiganiro kubw'iyi comment wanditse, anyemerera ko ari we wayanditse. None nge nakora ikiganiro, w'amazina yaranahari, ariko bira nashobora kuba mu hacking, nabanje kumubaza niba wari we wayanditse, arabinyemerera. Nge nakora ikiganiro ndetse nawe dukorana n'ikiganiro kivuga kuri iyo comment. So rero nge ntabwo nayikoresheje iyo comment, ntabwo nagize nyikoresha mu kiganiro cyanjye. Icyakora ntabwo nari kubwira umuntu ngo uyisoma, kuko hari ibitangazamakuru byinshi kandi atari nge main purpose wo kumutumira, nabyo biranashoboka. Kandi ntabwo ni no kubuza n'abandi bifuza kubishyiramo, ntabwo ni uburenganzira bwabo. Ariko nkanjye nkora gospel, nkora itangazamakuru rya gikristo, niba ndafite umuntu ushobora kuza guhamya mu makuru, kuko na makuru bibaye ari ukuri nabitangaza, ariko niba ndafite uwo muntu ntamubona ngo aze ambwire kubw'iyo comment, ngewe narebye mbona sinayisomera mu kiganiro cyanjye. Okay, birasobanutse. Yego. Birasobanutse rwose. Nta n'impamvu ari kwa mugani, hari ikintu umuntu avuga ukatekereza ukavuga uti iki kintu hari ikintu gishobora kwicira ku muntu. Birashoboka cyane. Naho ikiganiro, kuko ikiganiro nyine abantu basesengura, kuko iyo umuntu asesengura nawe arasesengurwa, iyo umuntu avuga abandi nawe aravugwa, nyine ni muri social media. Kandi n'abakozi b'Imana burya hari igihe umuntu avuga ijambo rikasa nkaho abantu batari barimenyereye ko umukozi w'Imana yarivuga, abandi bakaza bakarivugaho cyane, kuko abantu bafite imyumvire itandukanye. Ikibazo cya nyuma ni iyihe nama wagira rero abantu kuri iyi mihanda? Iyi mihanda bimaze gukomera, byarakaze. Inama nabagira nk'umukozi w'Imana Vitarisha, inama nabagira nababwira ngo nibumve cyane ariko bavuge gakeya, nibumve byinshi ariko bavuge bikeya, bumve byinshi ariko bavuge bikeya. Yego. Kandi ikindi nababwira ngo nagira inama cyane cyane abakozi b'Imana bakizwe bari ku mwuka w'ubugome, kuko Sando hari ikintu umuntu akora ukabona ko atari umubabaro, ukabona ko atari uguhemukirwa, ukabona ko ari ubugome. Nukuri ndabyemera. Nta kintu nababwira abakozi b'Imana, reka nabarebe niba muri no kundeba, nababwira ngo nimure ku mwuka w'ubugome cyangwa se umwuka w'urwangano rurenze, cyangwa se nimukizwe muhinduke, kuko
sinzi umuntu wegeze kubivuga ariko ngicyo nabwira abantu ntabwira iba ritobamye ryagaburira umuntu amazi mazima. Ku bantu badukurikiye mujya mubwira abashumba ngo babasengere, nubona umushumba yaramaze kwandura, ntabwo wamaze kwandura wowe yaguha amazi mazima. Ntabwira iba ritobamye rijya rivomerwaho n'amazi mazima. Kuko Sando sinzi ko ngewe nafata umugozi ngafata umugozi kakuzirika nkakuboha, undi muntu ubibonye ntatekeze ko nawe nzamuboha. Biragoye. Nge nagira inama abantu ngo nibakizwe, kuko buryo umuntu wakijijwe ni ukurareka ibibi. Umuntu wakijijwe areka ubugome, umuntu wakijijwe areka amagambo, umuntu wakijijwe areka gusebanya, kandi n'umuntu wakijijwe areka kwivuga. Nongere mbwira abakozi b'Imana bivuga, ni muhamwe hamwe uko mwamwivuze namwe babavuge. Ko niba waje ukivuga cyangwa se ugakora ikosa muri social media, gerageza ushaka ukuntu rikosora, kandi gukosora ikosa wakoze sukuza kurisobanura no guceceka. Mbabwire bakozi b'Imana tujya dukora inkuru nyine tukazitangaza. Impamvu tuzitangaza nuko mwavuze, ariko mwacecetse inkuru zarangira. Nukuri inkuru nimuceceka nukuri ikosa ukamenya ko wakoze ikosa ugaceceka, ntaga abantu bazabona ibyo bakomeza kuvuga. Ariko nukomeza kuza kubisobanura abantu bazakomeza, yes bazakomeza nyine ndi kwiyambura akazi ariko nta kundi. Umbaje nk'umukozi w'Imana nanjye reka ngira sawa umukozi w'Imana ubwo rani ngaruka mu mwuga niyambuye akazi. Ariko kandi nanone ntabwo nishimiye ko abakozi b'Imana bakomeza, kuko buri muntu wese yakosa. Yego, buri muntu wese yagira intege nkeya. Rero niba wagize intege nke, wiza kudefanda intege nke zawe, wiza no kwigisha abandi intege nke zawe, tuzu ceceke ryakosa wagize rizavugwaho igihe kitarenze icyumweru kimwe. Niba bona udasubije bazaceceka. Sando nukuri nibyo ariko nukuri kosa ntawe udakora ikosa nanjye narikora n'undi yarikora, ntiwisobanure. Birashoboka ko wabeshyerwa, birashoboka ko bakuvuga ukuri, ariko ibyo bakuvuga byose wikisobanura. Kuko nugerageza kwisobanura urisobanya, bitume bihereza n'abandi bantu ibyo kuvuga. So niyo nama nge natanga, nama nziza cyane. abwira ngo bene data nshuti z'umusaraba, nshuti zanjye, niba bavuga muceceke, nimukora ikosa muceceke. Kuko nka Sarene n'urugero yasoye karakantu aravuga ngo abakene saba Imana, abakene n'aba Satani. Ati Imana ishaka abakire. Karakantu karasohoka abantu benshi bagatindaho ndetse banakibaza, baragapostinga karacicikana, ndetse n'ibiganiro bimwe na bimwe bigenda bikorwa nanjye nabikozeho nibaza. Kuko ngiye Sando niba hari ikintu nkunda gukora, nkunda gukurura, kuko nanjye narasomye. So rero hari ikintu ushobora kumva nkumva cyari gikwiye nk'umukozi w'Imana, cyangwa se ngundi muntu nawe akaza akakivugaho. So birashoboka ko undi muntu ashobora kuza kukivugaho kuko yaracecetse tiyongeye kubivugaho. Kuko nabajije Claude ejo mu kiganiro ndamubaza ati pasiteri se kuki aba bantu niba baraguhemukiye utabajyanye mu nzego runaka cyangwa se ngo ubegere, ko Yesu ariko yavuze ati ravuga ati nge ntabwo ndi Yesu, ntabwo ndi Yesu. Yego, ariko mu by'ukuri nishatse kubwira ko Sando hari igihe kigera we n'umuntu akaba yavugwaho cyangwa se akorerwa ibintu by'indengakamere bigasumba imbaraga zo kwihangana kwe. Kandi iyo igikomere cyasumbye imbaraga zo kwihangana umuntu aravuga, n'umuntu ashobora no gukora n'ibintu bidakorwa. Birashoboka cyane. So rero burya ikintu kibihima cyangwa se ikintu gishobora kugira ni ugukizwa no gusenga. Amen. Umuntu agasenga ariko ntasenga hirika abandi, ntasenga yicisha abandi, agasenga nyine abwira Imana uti Imana na Stefano yarabisenze iryo sengesho, arasenga avuga ngo nubaho ko batazi icyo bakora. Burya umuntu usabiye imbabazi yaguhemukiye ubu murahuriyeho amakara ku mutwe we. Ariko umuntu uhemukiye nk'uko yaguhemukiye kandi ugashaka gukoresha Imana, kuko Imana yaravuze ngo nimukora ibibi ntimukazavuge ko ari Imana ibohesha. Kuko ntago Imana yoshya abantu mu gukora ibibi, amukora ibyaha. So rero umuntu burya wagiriye neza yakugiriye nabi, ubu umeze nk'umurahuriyeho amakara yaka ku mutwe. Umuntu nakuvuga nabi naguhemukira umusengeri neza, umwitura neza, ya neza wamugiriye izagihindukira ku mutwe we imuteze ingorane n'akababaro. Mbagiriye mbahaye umuti. Urakoze cyane Pastor Vitali. Oya ni utazaneza bene wacu gatuma baba ko njya mbaka ku maturo cyangwa se ko wihaye ipeti ugwambuye abantu b'abagabo peti. Kwa Vitali nko kabyara Vita urakoze cyane kandi ukomeze ugira ibihe byiza. Iki kiganiro utanzemo inama nziza kandi zafasha benshi. Kandi bari wo bitanyuze ntabwo navuga ngo buri wese anyurwe. Ntabwo byakunda. Ushobora no gukoresha amagambo
wowe utakishimira umbabarire, ariko kandi none ntabwo mbereyeho kunezeza abantu bose sando. Hari uwambona uko nambaye gutya gatavuga ngo Vitali ndamukunza, ari n'uwambona ukuntu usa n'iki gikara cyanjye akavuga uti ikiganiro ndagifunze, n'uwakumva amagambo yanjye agahita afunga. So rero ariko mbwira abantu wowe ufunze uzirikane ko hari n'abandi bafunguye. Rero ntabwo kandi bisimbivuze nkanye mbivuze no ku bandi, nubona utakunze umuntu cyangwa utakunze ibyo umuntu avuga wihita umucira hiteka, hari abandi babikunze. Kandi niba yanakoze nikosa mu magambo yavuze, n'ukuri mu magambo navuze ushatse mw'ibyaha, ntabwo n'ipusi ntiyabisimbuka, ntago wabibura, nta muntu ubura ikosa, ntago wabibura. Amagambo yose ushobora gukoresha icumu umuntu yagushakamo icyaha ntiyakibura. n'ukuri. Urakoze. GASARO TV.